waye pararaza simvaho ndi ngikiraguro kitavaho kiri indoke zanjye nariti indoke zihita zifatana ibirenge bigenda guco ingingo zose sigenda guco ni guco iyo mwana agiye hanze ngo kuyagarika cyangwa agiye kuri tuwareta nzigikizaga imifuka hirya no hino ubwo ni guco mbaye bavuze ngo reka banjane muri sehashika haba haje abaganga badogiteri bane niho bangurishije ng'ibizamini babona ndani kigenda babaragambye ati no muntu buje yarangije kugwara paralize mwiri kurirwa muramujana muri sehashika huko bamucure mu rugo uyu mukecuru ndagiye kumugwagasi ubwo niho banjuye banzana hano mu rugo bamfatira imodoka bangejeje inuruguru ku kagari kacu barongera barahika bageza hano bananzana mu ngobyi guca ndanaterurwaga nukuri ndanaterurwaga kandi pe n'Imana iri mu ijuru ibirebe n'Imana iri mu ijuru ibirebe barateruraga kugira ngo njaka uburyo wenda ibyo bintu bashaka uburyo nakituma nukumbenge kahondi pe n'Imana iri mu ijuru ishobora byose birebe ubwo ni guco mbayeho nirwaga nicaye ngaguca nguko umuntu avuga gatengiye kwihagarika ngirirwa ngagucaho nanicaye ndi kwihagarika hondi nuko niba uno yaronze bamuhenga ku gafaranga yagiye guhaha igihe cataye akaza kandohora kanyemura kareba umuntu bakandira bakanyemura ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuha ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuha ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muherereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikintu cy'ikinyarwanda turabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi ibahe umugisha. Reka tugushimireho kandi subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho Imana amahoro niguha umugisha. Uyu munsi nafashe urugendo navuye mu karere ka Musanze ubu nicaye mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Yungwe mu murenge wa Kanama akarere ka Rubavu naje gusura umurwayi amakuru mfite nuko amaze imyaka irenga 2 aryamye mu rugo atava ahari. Biragoye hari inkuru umuntu akora yumva nezerewe ariko hari n'inkuru umuntu akora bitewe niwo bari kuganira kumva afite ibibazo impamvu muri kumva morali yagabanyutse ariko kubera Imana ndakunda kuvuga ngo Imana iguha abantu bakaguha ibintu bikaguha imibereho ubwo mbafite ndakomera na Venansi ubwo dufite arakomera. Reka duhere arukuru umuntu abura ahantu arahera ariko nta kibazo. Reka duhere ko ufite mikoro abanza twibwire. Nitwa Dusabimana Emerance. Witwa Dusabimana Emerance. Utuye hano? Duye hano mu mudugudu wa Rutagara. Yego. Uwo ni mama wawe? Yego. Muyegereze mikoro nawe atwibwire. Nitwa Nyiranze ku Venansi.
Nyiransekwe Venansiya bazi nka Nyiramahano. nitwa Nyiransekwe Venansiya ariko abaturage ibyo bakunze kuvuga cyane cyane ni Nyiramahano. Ufite imyaka ingahe? Navutse 63. 63. Ubwo ufite 62. Ufite 62. Niyo ngiye 62 niyo ufite. Komeruka sawa twaherukaniraga ko wakundaga kuvuga ijambo ry'Imana ugakunda gusenga. Ubu urashobora kudusengera ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro. Ndasenga cyane. Ngaho dusengera. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru. Ndagushimiye ngushimiye ibyiza n'ubundi uhora ungirira Data. Ngushimiye ko wakomeje kumbungabungira umutekano ukanyoborera inshuti n'abavandimwe bo kumfasha Data. Rebaho nagwariye Data Yehova. Ndangije imyaka 3 nayifunze tariki 4 z'ukwa 8 ngwaye nande hano narabaye ngikimuga nicaraga hamwe ndingikiraro kitava hamwe barandamikaga baranderuraga inshuti n'abavandimwe kuba umukristo ni kwiza ngagira itorero ry'abakristo banje Pentekoti ikangwanaho bakangaburira bakamba ibyo kurya n'inshuti n'abavandimwe. None Data uri mu ijuru ndabigushimiye ukomeze utubungabungira umutekano ukomeze tube hafi utubere inguni tukugendera utubere camba tukwambukiraho. Ngushimiye kuko imbesheje mu mubiri ukaba utangiye kumbonanisha nabo naenda naherukana nabo. Ndabigushimiye by'indangarugero. Iri shengesho ndigutuye ndinyujije ku mwami wacu Yesu Kristo inzungu yacu. Amen. Amen. Imana ishimwe. Nge uri kuri mikoro nitwa Tumimana Concorde. Uyu Nyiransekwe Venansiya bazi ku izina rya Nyiramahano. Nge muzi ari umukecuru ariko udashaje cyane ufite imbaraga nkeya n'ubundi nk'iz'abandi baba bafite. Ajya guca inshuro, ajya guhingira abantu, ajya kubaterera ibirayi, ajya hitwa murabisha abantu ba hano niho bakunda kujya gushaka ibiraka akagenda rwose tugahura ubona afite imbaraga. Ariko ubu nk'uko yabivuze amaze imyaka 3 hano mu rugo atahava amaboko atanyeganyega. Ubu gutya yicaye niyo mpamvu umukobwa we ari umufashije mikoro tugarongo tuganirize urugendo rw'ubuzima bwe mw'iyo myaka 3 uko byagenze ubu ngubu uko abayeho. Twibutse adukurikiye yuko channel yacu ishingiye kuyobokamana ndetse n'isanamitima abantu bagahana ubuhamya abantu bagafashanya ngira ngo gusanana imitima nyine ni kwa kundi umwe abababaye abandi bakishyira hamwe bakamufasha. Niyo mpamvu navuze ngo tuze dusure uyu mukecuru nanjye abankurikiye abasangiza uko abayeho. Waba afite umutima utabara, waba ufite umutima w'imbabazi ndabizi murawufite, ahubwo waba wagize icyo abona ku buryo yamufasha kuko imibereho harimo iragoye. Nawe tekereza imyaka 3 umuntu atava mu rugo n'ubundi yarasanzwe mu cyiciro cya mbere cy'abatishoboye. Kumva ni ikibazo. Reka ngeneye kubivuga ahubwo turashima Imana yuko ururimi rwo kuvuga rwakirufite. Ingingo nizo zitagikora neza ariko ururimi rwo kuvuga rwo ararufite. Reka tumusabe kandi akomere. Venansi komera. Komera uratubwira uko byagenze urwo rugendo rw'imyaka 3 umaze uri hano mu rugo. Nabyaye nzare mu gitondo ndabyuka ngiye guca ikiraka ngiye gushaka ica nararira nuko ngeze mu nzira hagati mba nditimbye maze kugwa hasi ndanyerera nditimba. Ubwo baza kuhanguza ingobyi bahita banjana ku bitaro mbayo ingwara yanje birananirana barambwira ngo nje ubwo nagwaye pararaza. Ubwo banzana mu rugo ubwo mbaho guco cakora umuvandimwe akagera ngano yabona uko ngiye kuburara kamba gakoma kamba gasabune. Uyu mukobwa wanje akabona uko amvurira ufite uturya katumba ufite agafaranga kakamba tengaho mugende bumushakira gakoma ufite agafaranga kakamba ufite akenda kakamba tuno mundu yaratunzwe no hanze. Nuko naba nicenga guca akagira ibibazo no mukobwa wanje tisi mubayeho gute umwana avuye gushaka ngo byakatse tuboga mu kibara
simubayeho gute umwana ati wapi mbura kuko ngenda bitewe naho n'umukecuru wanje nirirwaga mufatiriye mwiyegamije timbesi niko tunzwe n'inshuti n'abavandimwe no kubana ni kwiza no kugira itorero ndagisa nabyo ubwo rero ngaba mbayeho mu mibereho nta n'abaturage bamfashaga kandi ico njimira leta yanyubakiye inzu leta n'umubyeyi leta yanyubakiye inzu nta niyo narenga itahamo nuko ubwo ni guco ko byagenze ariko muzanjimire na leta yanyubakiye leta yaranyubakiye hari kugira ngo leta inyubakire uwitwa Kongorode yangwanya haje akundangira raporo baranyubakira nari ndi mu mugina ndi mu shamba cyashama ndivamo leta iranyubakira rwose muzanjimire leta y'ubumwe perezida wacu umubyeyi wacu Paul Kagame muzamunjimire kuko yangiriye neza yambaye inzu n'ubwo nyigwariyemo guco niko nafashwe nagwaye pararaza simvaho ndi ngikiraguro kitavaho kiri indoke zanjye nariti indoke zihita zifatana ibirenge bigenda guco ingingo zose sigenda guco ni guco iyo mwana agiye hanze ngo kuyagarika cyangwa agiye kuri tuwareta nzigikizaga imifuka hirya no hino ubwo ni guco mbaye. None se icyo gihe umaze gufatwa kwa muganga bakujyanye kuri centre de santé muri Arusha cyangwa bakujyanye ku murenge centre de santé ya Karama? Ku murenge gwacu guno gwa Kanama mugo muguru babamba ambiranze ariko nge ndanubwo nari ndi kumva pe bazanye ambiranze banjaniyo kugira ngo menye ko ndi mu bitaro namenye ko ndi mu bitaro ndangije amezi 7. Wamaze mu bitaro amezi 7? Ndazi yo mva niyo nje. Utazi yuri kandi pe nukuri pe amezi 7 mu bitaro bya Gisenyi Gisenyi nyirise ndazi yondi uretse n'umwana avuga ati burya rero mama nje nzi ko bizana kurangirana mwegereze mikoro twafataga igitungo bafataga igitunda bakangamurira mu kanwa ngo mango ndanubwo nari nzi kuza ngo ariko Imana ni nziza pe ngo ariko mama abaturage baradusuye ngo mango abaturage baradusuye pe nanjye ati Imana ibahe umugisha ariko ndi kuzanzamuka nabajije hano turi niho yabimbwiye amezi 7 kuzi ko Nyiramahano yaracyamutse 7 singuze uko twahuraga umeze uvuye mu kiraka rwose na morali nyinshi ndi gutaraka ndi kugenda mbese amezi 7 ndazi yomva niyo nje ubwo rero niho bavuze ngo reka banjane muri sehashika haba haje abaganga badogiteri 4 niho bangurishije ng'ibizamini babona ndani kigenda babaragambye ati no muntu bujye yarangije kugwara paralize mwiri kurirwa muramujana muri sehashika huko bamucure mu rugo uyu mukecuru ndagiye kumugwagasi ubwo niho banjuye banzana hano mu rugo bamfatira imodoka bangejeje inuruguru ku kagari kacu barongera baraheka bageza hano bananzana mu ngobyi guca ndanaterurwaga nukuri ndanaterurwaga kandi pe n'Imana iri mu ijuru ibirebe n'Imana iri mu ijuru ibirebe barateruraga kugira ngo njaka uburyo wenda ibyo bintu bashaka uburyo nakituma nukumbenge kahondi pe n'Imana iri mu ijuru ishobora byose birebe ubwo ni guco mbayeho nirirwaga nicaye ngaguca nguko umuntu avuga gatengiye kwihagarika ngirirwa ngagucaho nanicaye ndi kwihagarika hondi nuko niba uno yaronze bamuhenga ku gafaranga yagiye guhaha igihe cataye akaza kandohora kanyemura kareba umuntu bakandira bakanyemura agakosora aho nari nicaye akashiraho utundi twangwi twondicaraho ni guco niko mbayeho nukuri kuko abanabireba ubwo hariya nagafuka bamwegamijeho kugira ngo abone uko yegamira amaboko ntakora amaguru nabwo niyo mwana afutura n'amaboko ganje mwana agabona pe
aya si ngombwa kwirirwa tuyerekana n'undi pe ni ukuri tuba turi kubibona. None se Dusa Amen. mubayeho gute mw'iyo myaka 3? Ubundi hano muhaba muri umuryango w'abantu bangahe? Turi umuryango bariko muri abo 5 ubwo ninjye wari ushoboye nguaho nokora. Ubwo ni mama nawe n'utwuzukuru twe 3. Abo bana n'abawe cyane abawe? Abo bana ni imvubyi nyina na se ndabo. Mukecuru niwe wabareraga. Yego. Ubwo rero nanjye kugira ngo mvane mu rugo ngene ntabwo biba byoroshye kuko mba ndi guhora ndamubirindagura kugira ngo hataziramo izindi ngaruka z'ubundi burwayi. Yego. Ubwo rero ko tubayeho mu buzima bugoye, ariko abaturage inshuti nibo batubeshejeho n'ibyatsi Imana yaremye mu kibara. Twagenda tukabisoroma, uje iyo duterera sengisa tukagura agafungo tukarisha tukanyurwa n'ibyo tubonye. Mbese ubuzima tubayemo buragoye. Birumvikana. Nose ubu iyo utarambutse ugiye umusigari? Iyo ndarambutse ngiye nziga mwegetse mu nzu gakinga ngagenda kukumva ndabarashobora kukinga wenda imvura kugira ngo irusha rutaza rukamukubita. Ubwo nagaruka ngakingura nuko akabona akavugana n'umuntu. Utwo twuzukuru se two turiga? Utwo twuzukuru twe 2 turiga mu wa mbere. Nabo kugira ngo barye ku ishuri ikigo nicyo cyabitangiye. Hariya ku centre scolaire ya Yungwe niho biga. Ikigo cyaravuze kiti rero reka nze twe byo kurya tuzaturabarihira babagure n'utuniforume. Mbese kuko babonye ko nayo ndabushoboze mbute bwo kubitaho kuko uyu mukecuru nda n'umutungo afite go twokoraho ngo tugire icyo twimarira. None se nge ndabizi iyi nzu ko yari imeze n'ubundi igihande kimwe nicyo cyari gisakaye ikindi kidasakaye. Leta yo kabyarira mwubakira aho yakwishimiye mu nzu ye. Harya byabaye ubwo bwayi bwaje bimasemo igihe kingana iki? Mwegereze mikoro Dusa. Njya ukigenda urangije imyaka ingahe? Mbona avuye hano muri 2021 mu kwa 5. Wafashwe mu kwa 8 kwa 2022. Sindi wagiye nyirangije mu mwaka imyaka 2. Ko ubwo burwayi bwaje uyimazemo imyaka 2. Hanyine isi ni gutya dutunze uburwayi buza budateguye. Yari kwishima nk'umuntu wari uri mu nzu isakaye igihande kimwe. Leta imwubakiye n'inzu turaza kuyibereka nta kibazo pe ntacyo yashinja leta nawe ari kuyishimira. Aho yarari n'inzu iteyemo sima irasakaye nta kibazo kugira ngo ayishimiremo. Uburwayi buraza nyine amera gutyo. Nose kwa muganga hari ubwo baravuze bati turagusezereye nta handi hantu wakwivuza? Baranzezereye ubwo ronge banyoreza sinzi umuntu waturangiye umuganga w'umunyamashengesho. Wa munyamashengesho nawe baraje baravuze ati uno mukecuru yarangiritse iyi ngwara ye ni pararaza nawe arigendera. Mbo bakunzi ba Concord TV show, nje ubufasha ndi kubasaba niba hari umuganga udukurikiye wamenya uko uyu mukecuru yavuzwa yatubwira uko nje nta bumenyi mfite mu bijyanye n'ubuganga. Ikindi imibereho rukumva niwe wacaga inshuro n'umukobwa we, umukobwa we abamurwaje ahagiye ntabwo yagera ku rugango atagaruka gasanga yanaguye hasi. Gushaka imibereho biragoye. 100 ryanjye 150 ya runaka 1000 cya runaka tukimuhaye babona icyo kurya iminsi ikicuma, sibyo? Ndabinginze rwose wowe nkurikiye ufite umutima utabara, ndumva hari ikiganiro umuntu abura byinshi yavuga nge nkurikije
k'uyu mukecuru muzi, aka kagari nakabayemo kuva 2014 kugeza 2021, muzi ari umukecuru uzi kwirwanaho, ariko kuba amaze imyaka 3 mu rugo rwose biteye agahinda, kugira ngo nze kuvuga byinshi byangoye ahubwo icyiza nuko twatanga nimero, ufite umutima utabara rwose akagira icyo yanyuzaho, dusa ugiye kuduha nimero ubakeneye yababonaho. Ni 079 yego 58 73 46 3. subiramo 079 58 73 46 3. ibaruye ku mazina yande ya Nyiransekuye Venansiya. Iyo nimero ibaruye ku mazina ya Nyiransekuye Venansiya. Wowe ufite umutima utabara, wagira icyo umwerezaho kuri momo akareba uko yabaho. Mera mikoro mama, niki ukumva wabwira abantu badukurikiye cyangwa bazareba iki kiganiro, kumva wababwira iki? Cyo nababwira nuko Imana iri mu ijuru ishobora byose yabakoresha bakangwanaho kuko ndababaye. Imana ndababaye, Imana iri mu ijuru ari bakoresha, iki Imana izabakoresha nzafata iki. Kandi nibangirira ubundu Imana izabashimira, izabakubira 2 7. Ngaho reka dusoze n'ubundi wongere udusoreze n'isengesho. Senga. Yego. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, ngushimira ibyiza n'ubundi utugiriye, ndi gukomeza kugushimira Data Yehova. Urebe inshuti n'abavandimwe Mana ikomeye, abakristo abitanze Data, nguko Imana yadukunze ikadutangira umwana w'ikinege Yesu Kristo agapfira ubugingo bwacu, akaba ari injungu yacu. Mana ikiranuka mu buryo bwose, ukoreshe ibiremwa byawe byo hirya no hino Mana ikomeye, ubahe imbaraga rukozi, ubacire irembo, babere ingoni bakugendereho, babere icambo bakwambukireho, bagushikameho, bagoye igihome gitare gikomeye. Ukomeze twese hamwe ducungira umutekano, ukomeze tube hafi. Data wa twese uri mu ijuru, ngomeje kubikwingingira, ubaho umutima nje nama Mana ishobora byose, maze ubaho umutima bwo kugira ngo banyiteho. Uri kubona uko namugaye Data Mana ikiranuka, narashoboraga kwishakira injuro ngajya na zino mvubyi wambaye Mana ikomeye, kandi njimiye na rino shure ry'uburezi ryanyitayeho Data Mana iri mu ijuru, zikambika zino mvubyi zanjye twenda twa niforome, bakaba barabatangiye buhuru bwo kurya, bakabatangira amafaranga go kurya batishura. Data ndabigushimiye by'indangarugero, mfite ibyishimo n'ibyiringiro kurangoreramo Data, bakangwanaho bakaja barambereza agakoma Mana ikiranuka mu buryo bwose. Ndi kubigusaba ngwinginze, kandi nabo ukomeze ubakomeze, inshuti n'abavandimwe abantu bo hirya no hino ubakomeze Data, maze nabuza babesheho mu buzima bwiza. Data wa twese uri mu ijuru, twese nongera kutubona nishobora turi guhumeka umwuka bazima, tuzarushaho kugushima. Papa wo mu ijuru w'umubyeyi, ibyo nibyo tukubwiye, byurabona bidukure muri rishengesho. Mize neza kuri buze kubitwongerera, ngo abandi gutenije ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen.